ikibazo bifite sheri usumva mu rugo nzababwira iki amurabizi igitsure cyiwe na papa none urumva nzabivuga gute nifuzaga ko basi wazaza mu rugo ukabibwira iwacu ukabibambwirira kugira ngo mbese mfungire umutekano. mbese we ntiwabibabwira urabona nzatinyuka kuza imbere y'ababyeyi bawe ntabwo nabasha kubivuga kuko buriya byero ijambo ry'umugabo rirumvwa cyane kuruta ry'umukobwa wenda byatuma batandakarira uramutse uje bakamenya n'uwayinteye uwo ari we. ubusaba ko batinyuka koko ntabwo natinyuka kubagera imbere kandi ari bwo bwa mbere naba mpageze. sheri wowe tinyuka uze icya mbere buriya iyo umuntu yagerageje kuza akagaragaza ibyabaye baramwakira atari ukubihunga ko n'ubundi se bazansaba kuza kwerekana ahantu ngo nerekane uwanteye inda yumva byaba byoroshye icyiza si ukuza kubyivugira bakabona ko nta n'ikibazo ufite niba koko nkunda niba koko wemera yuko umwana tumubyara. shashara igihe nta kibazo mfite gusa ahubwo nyuma se y'ibyo byose ubwo ngubwo amaherezo yaba ya gahunda ki yaba ihari. sheri urabizi niwe mugabo niwe wafata umwanzuro. ku bwanjye nubwo ntari niteguye ariko nagerageza nkashaka uko nshoboye tugakora ubukwe tukabana umwana akavuka ari mu rugo. sheri byaba ari byiza umwana avukiye mu maboko y'ababyeyi nanjye byanshimisha aramutse avutse tubana. nta kibazo sheri warakoze kandi kuntwita ukaba ugiye kumbyarira. sheri urakoze kunyumva ndagukunda cyane. nawe ndagukunda sheri sawa rero reka mbitekerezeho rero mu gitondo bwa tuzava umuntu akajya ajya kureba ibyo mu mirima n'iki ariko ubu ngubu nta si ababyeyi si abana twese tubyuka twagiye birumvikana ariko burya umunsi umwe urabona umunsi iminsi iba myinshi ugahimwa ariko njye nari mbazi ku mashusho yabanyerekaga kuri telefone aya nkunda kubapostinga na stati zanjye arazibona. umukobwa wacu rero rwose yajyaga atubwira ngo azatuzanira umushyitsi amatsiko yari masa none cyashize ntago arashira neza ariko ntago arashira neza gusa turamubonye icy'ingenzi yakivuze ko ari umuhungu bakundana barakundana ni ugukundana biri serieux reba amaso imbere ya papa ugira isoni ibyabo ubu njya mbona rero bavuga ngo barakundana uwo bakweretse ejo bakaguhindurira papa reka tumaranye igihe dukunda kuko twatangiye gukundana niga mu wa mbere kaminuza. ni ukuri mwarigana oya ntabwo twiganaga. nawe ufite amatsiko menshi urimo kugenda ubaza umwana ibintu byinshi ukamutera isura. tumaranye igihe twamenyeho gatoya nyine mbere duhuriye muri ahantu muri gym ya siporo nyine dutangira kumenyana tuba abashuti bisanzwe nyine nyuma tuza no usanga twiga muri kaminuza imwe akundana urumva ni hafi y'imyaka 7 tuzanye. noneho mwize n'amashami amwe si bafite oya tuzi amashami atandukanye. imyaka 7 umwaka umwe 2 3 5 6 7 yego ubwo mukundanye imyaka 7 oya dukundanye 5 twabanje kumenyana turi inshuti zisanzwe. ubwo ni imyaka 5 mu rukundo muri 7 n'igihe avugwa ngiye mukunzi 7 yaratinze kubitubwira. ni byiza burya abantu bakundanye imyaka hejuru y'2 3 baba baziranye cyane. none se Christian iwanyu ni he uri mwene nde? njyewe ntabwo nabonye amahirwe yo kuba nkiri kumwe nabo mu rugo ariko data yitwa Mugirafura
Karibu nanone. Murakoze bro. Rero nk'uko ibizamini ibisubizo biragaragaza ko umugore wawe adatwite. Kuki? Umugore wawe ntabwo atwite. Gusa abantu babaye njye narabyiboneye neza, ibipimo bigaragaza ko atwite, none nje kuri wowe ngo ntabwo atwite, byagenze biteze. Hari igihe abantu bakoresha ibikoresho byo kwa muganga nabi, wenda akaba yaribeshye cyangwa test akaba yarikoresheje nabi. Ibyo ntabwo bishoboka. Mwayikoze muri kumwe? Ntabwo bishoboka. Urumva? Ntabwo nabyemera. Ongera umupime byibonera uburyo ugiye mvuga ngo ntabwo atwite. Kuko njye narabyiboneye atwite. Atwite? Reka tugerageze turebe test ko ya mbere mwayikoze mutari kumwe. Noneho turebe ko ari byo. Akira agenda utuzanire inkari dukora ikindi kizamini. Gusa urumva ibyo bintu bishoboka bite? Birashoboka. Kuki se wenda ataba yarakoresheje inkari zitari izi? Ubu se inda yaba yaravuyemo mu minsi 2 ra ntubibone? Aya niyo yavuyemo ibisubizo biba bikigaragaza ko atwite. Natwite. Chris, reka turebe, birashoboka byose. uri umuntu ushobora kunyumva mu kibazo nse n'uguhwitura kugira ngo byibura ube wafata umwanzuro wo kugira ngo tubane. Nta yindi mpamvu yatumye mbikora, ni ukubera kugukunda cyane. Wumva ko ibyo byose wabikora nkakumva? Nakubwira ngo ngwino tubane ntitaye ku bindi byose byawe. Wajya gumbwira yuko utahomba umwana wawe uramutse uteye umuntu inda. Mwahitamo abantu utabukubiri na mama w'umwana wawe. Ese wumvaga urambiranye ku buryo wakumva ko wakora ubukwe icyo gihe cyose? Shererega na pressure y'abashuti banjye bambwira ngo imyaka 7 tumaranye ni myinshi, ngo harabura iki, ngo ufite ubushobozi. Nabyo amagambo y'abantu nayo gushaka kugushiraho pressure, kandi nanjye ngumva afite ubwoba yuko nshobora kuguhomba. Sanga abo bantu wizeye kurusha kunyizera. Darida ntabwo ibyo Shere wambabariye ntongeye kunkoraho ko wasanze abo bantu ugiye ukandeka. Shere wambabariye kubizi ko ngukunda. Ibyo byose nta na kimwe nakumva. Sanga abo bantu ko urukundo rwatumye mbikora, nta kindi kintu kibi cyatumye mbikora. Darida warampemukiye cyane, warampemukiye. Shere nda ubu se tuzagenda gute tubwire umuryango wawe? Tuzagenda nzagenda ndabibwira inshuti zanjye. Ibyo byose urumva atari amakosa yawe? Shere rega n'undi tuzabyara, ariko mbabara wenda ko nashatse ko tubana mbinyujije mu nzira itari nziza. Darida mbabarira ntituzongeye guhura no mu buzima bwawe. Shere wambabariye. Ubara umusa. Shere wambabariye ko. Shere wambabariye ko bizi ko ngukunda. Ko nagerageje kukubwiza ukuri igihe cyose twabaniye, si ryo kosa ngukoreye. Wambabariye ko nashaka kuguhomba. Ndakwinginze mbabarira. Ndakwinginze. Shere wambabariye ko. Shere wambabariye ko nazongera. Kubizika ibi bintu byose ari urukundo rwatumye mbikora. Nta kindi kintu nari ngamije, ntabwo nari ngamije kukugirira nabi. Nari ngamije kugira ngo tubane nk'umugore n'umugabo. Kandi byose byari inyungu zo guharanira umunezero wanjye w'ejo hazaza turi kumwe. Shere wambabariye ko uciye bugufi kuko. Shere wambabariye kuko. Abakunzi ba Ganza Films, isomo dukuye hano yatwerekaga ko mu rukundo habamo kwizerana no gufashanya
no kubabarira. Ibyo iyo byabuze mu rukundo ni hahandi urukundo ruza rugapfa ku mpande zombi. Iyo umuntu atizeye mugenzi we rurarangira. Twabifuriza rero gukomeza kudukurikirana, mukanda subscribe, share, like and comment. Murakoze cyane.